Dutangira batwereka Ben na Zoe bari muri hoteli. Zoe agiye kwitera amazi muri dushe, Ben yumva umuntu ari kwirukanka hanze agiye kurebera mu idirishya. Zoe ahita atangira kuvuza induru ko urugi rwa dushe rwanze gufunguka. Ben yahise ajya kurwana n'urugi gusa nawe biranga, parafu itangira kuriduka. Ben agiye gushaka inzira y'abasore, iminota iramushirana, parafu itangira kumusyonyora. Ben na Zoe barangije batangira kuvuza induru ko bari gupfa, bahita badusubiza inyuma y'iminsi mike mbere yuko Zoe na Ben bisanga muri iki cyumba. Batujyanye mu rugo rumwe, batwereka umugore bita Sonya avuye gutembera n'umwana we bita Claire. Bageze mu rugo, Sonya abwira umwana we kujya mu cyumba, arangiye asanga umugabo muri office, biza tumenya ko ari udizaninga ibi byumba byose biberamo iyi mikino. Henry yabwiye umugore ko nta mwanya afite ubu ngubu, umugore namubwira ko ashaka gatanya. Henry n'umujinya mwinshi amusaba kugenda, amubwira ko nyuma y'isaha imwe gusa araza bakabiganiraho. Nyuma batwereka umugore ari kwiyogera muri piscine, arangiye asohoka ajya kwimukiriza muri sauna. Nyuma kandi urugi rwabo ruhita rwifunga n'ubushyuhe bw'imbere buhita butangira kwiyongera. Umugore yahise atangira gusaba umugabo we imbabazi, amubwira ko ibya gatanya atazongera kubitekereza. Umugore abonye umugabo atamusubiza atangira kwirwanaho. Nyuma akanyavumbura arasoma ku mabuye yari aho, ahita yifata atangira kuyisunikisha bya byuma bifunze urugi. Umugore yafunguye icyuma cya mbere, ubushyuhe buhita bwikuba. Afunguye icyuma cya kabiri, oxygen ihita ishira mu cyumba hose. Ageze ku cyuma cya gatatu, imbaraga zose yari afite zitazishira, umugore apfa haburaga gato ngo nacyo gifungure. Ku rundi ruhande batwereka indege yataye Equilibre na moteri yayo iri kwaka. Umukobwa umwikoramo arangira muri kabinete y'abapilote, asanze barozwe, atajya kurwanya indege gusa biranga, agonga umusozi. Ako kanya bari mu ndege bose bahise bahagarika gukina. Turangije tumenya ko yari setup bari gukora Zoe na Ben, bavumbuye ko bagiye gutega indege ijya New York. Twihuse ku kibuga cy'indege, twereka Zoe na Ben bajya gutega indege. Zari mu nzira arimo agenda atangira kwibuka accident indege yakoze. Ageze n'imbere abonye umuzimu wa nyina ahita asubika urugendo rwose, asaba Ben ko bashaka indi nzira yabageza New York. Ben yahise akodesha imodoka maze bagenda batwaye umunsi wose. Bubiriyeho we na Zoe bakodesha hoteli yari iri aho hafi ku muhanda. Binjiyemo imbere, Zoe abanza muri dushe ngo yitere amazi. Ben wari usigaye mu cyumba yumva imirindi y'abantu bari gutambuka biruka inyuma y'idirishya. Ben yahise ahaguruka ajya kurunguruka ngo arebe aho iyo mirindi iva. Zoe nawe wari muri dushe atangira kuvuza induru ko umuryango wanze gufunguka. Ben agiye kumufasha kuwufungura biranga, agiye kureba no ku muryango binjireho nabo biranga. Iminota ishize parafeti ziramusyonyora, ako kanya Ben ahita abyuka, duhita tumenya ko yarimo abirota. Twihuse muri New York, batwereka Ben na Zoe bagera kuri ya nyubako bakeka ko indi mikino iri kubera. Ben na Zoe binjiyemo imbere bahuramo n'umusabirizi, abasaba icyo kurya ngo kugira ngo abereke inzira yabagezamo imbere. Imodoka ya Ben yarasonye bahindukiye ikigabo kiba gashene ka Zoe gitangira kwiruka. Ben agikurikiye ngo akikake, ikigabo kibirukansa umuhanda wose cyamanura no muri gari ya moshi. Ben na Zoe bagikurikiyemo imbere gihita gisohoka n'imiryango ya gari ya moshi irifunga. Ben na Zoe babura agashene kabo gutyo. Nyuma batwereka Zoe yibaza uburyo gari ya moshi yabo irimo abantu 3 gusa kandi bayinjiyemo yuzuye. Zoe agiye kureba abashoferi ba gari ya moshi asanga nta barimo, n'igipande barimo gihita kitandukanya n'iyindi, gihita gitangira guca inzira yacyo. Groupe itangira kuvuza induru na gari ya moshi ariko yongera umuvuduko. Igeze imbere itangira gufata ferizo yabona ko igiye kugonga ahantu. Birutse ngo bahunge gari ya moshi yabigonga beto, wari uhagaze wese imumunyenga w'isegonda. Twihuse groupe yaragurutse barangije batangira kumva amajwi y'ikirobo muri gari ya moshi. Ben arangije abwira Zoe ko Minus yongeye kubafata, bose bumvishira iryo zina bahita batangira gutitira nkaho nabo barizi. Zoe yahise ababaza nimba nabo bazi Minus, avumbura ko bose ari 3 batsinze imikino itandukanye, ndetse kubu ngubu irushanwa ry'ino cyo nari ukuriye umunyantsinzi wa mbere mu bandi ba champion. Nyuma batwereka ibisinga by'umuriro bisohoka bikicomeka kuri gari ya moshi. Groupe yanjye ivumbura ko nibatinda kwisohokamo barakubitishwa umuriro mpaka bose bapfuye. Theo na Ben bahise bafungura kabinete ya shoferi barangije basangamo icyuma kinjiramo ibiceri. Barebye no hejuru babona icyapa kibasaba kumanura publicité zose za fake. Twihuse Ben yahise afata abagenzi babereka icyapa babonye kiriho ijambo ribura inyuguti ya E. Barebye n'andi babona ibindi byapa biriho inyuguti zibura. Zoe yitegereje neza abona utwuma bafata harimo 26, ahita amenya ko buri kuma gafite inyajwi gahagarariye mu nyajwi 26 zigize ururimi rw'icyongereza. Zoe yahise abwira abagenzi be ko inyajwi bari guhiga ziri ku biceri, komisari gushaka inyajwi 9 zibura bakamanura ibiceri hano bagashyira muri iki cyuma. Groupe yatinze itangira kumanura ibiceri by'inyuguti zibura, buri giceri bashyizamo inyuguti yacyo kiyandika hano hejuru, n'amashanyarazi ariko yongera muri gari ya moshi. Twihuse Theo yabonye inyuguti 3 za nyuma zibura agiye kuzivuga kubitwa n'amashanyarazi ahita apfa. Groupe igiye kureba aho yarazibonye basanga naho hahiye, batangiye kwiheba. Zavumbura ko kuri kino cyapa cyerekana inyuguti bashyizemo haburaho WOB kugira ngo uzuye ijambo welcome back. Groupe yahise igarura akamara reba arangije amanura inyuguti 3 za nyuma zaburaga, bazishyizemo ko ku kiryango kibasohora aho ngaho gihita kifungura. Bamaze kwinjiramo bose bisanga muri esanseri bamanura hasi ibajyana ku yindi game. Batujyanye kuri game ya kabiri, batwereka groupe yisanga mu cyumba kimeze nka banke.
Bakimara kwinjira inzugi zose zitazifunga, Brian akandagiye ku ikaro ryo hasi ahita yactivatinga reza, gusa kubw'amahirwe ntihagira uwo zica. Icyo gihe cyari imbere yabo cyahise gitangira kwifunga, bumva n'ijwi ry'ikirombo ribabwira ko bafite iminota 10 yo gusohoka muri iki cyumba. Nete yitegereje uruhande rwe, ahabona lollipop zifite urufunguzo rumwe imbere. Ben na Zoe bahise bafata urufunguzo rumwe bajya ku ruhande rwo hakurya. Rachel na Brian nabo bafata urufunguzo bajya ku rundi ruhande. Gusa nyuma y'akanya babuza akabati gafunguka, Ben avumbura ko utubati twose dufite nomero usibye aka kamwe konyine kari izina ry'umuntu. Dusubiye kuri Neti, ATM ari iruhande rwe yaratse itangira kuvuga. Imuvuga ko nimba akeneye amafaranga y'inshuti zabo zapfuye, bagomba gushyira kode y'imibare 4 muri ATM. Ben yahise afungura kakabati kabasangamo diyamaze cyaye zikata Zoe. Rachel na Brian nabo bafunguye akabo basangamo impapuro zikora amafaranga. Nyuma y'akanya Ben yibutse ko ari ukwishyurirwa impfu za bagenzi babo, ahita afata bya bipapuro bikora amafaranga, asigaho amaraso ya Zoe. Bitunguranye koko ya kode yari yabuze, bahita bayibona. Twihuse, Nete yahise yandika ya kode muri ATM. Isaha zose zari ku bikuta zihita zikaraga. Nyuma y'akanya asohoka n'agapapuro muri ATM. Bavumbura ko urushinge rw'isaro bereka icyerekezo bacamo, naho urw'iminota ari intambwe bagomba gutera. Nete yahise babanziriza imbere, gusa nyuma y'akanya aragwa. Ben aza kumufasha akurikiwe n'abakobwa babiri. Zoe wari usigaye nyuma babwira amakaro bagomba gukandagiraho, nawe acika reza habura gato ngo zimutware. Tugiye kuri game ya gatatu, batwereka groupe yisanga mu cyumba kimeze nko ku mucanga. Brian abonye appareil yasa yifata ngo afotoye, ahari amanywa yatahinduka umugoroba. Groupe yahise itatana maze batangira gushakisha ngo bamenye indi misiyo. Nyuma y'akanya arashyira avumbura urugi rukenera icyuma kugira ngo rufunguke. Abwiye bagenzi be ko ariyo misiyo, bahita batangira kugishaka. Gusa nyuma y'umwanya munini bakibuze, bakivumbura munsi y'umucanga. Twihuse, batwereka Ben akura cya cyuma gusa ntiyabona ko kiziritse ku mugozi. Inshuti ze zije kumufasha umucanga inyuma utangira kumira ibintu, n'umugozi bari gukurura cika. Ben ahita agwana na cya cyuma mu mucanga. Rachel yahise agira ubwoba asubira inyuma, gusa ntiyamenya ko ari kwishyira urupfu. Groupe yari iri gufasha Ben ihindukiye isanga Rachel nawe amaze kugenda. Nete yinjiye mu mucanga kumufasha biremera ahita azamura inshuti ye, gusa we umugozi umucikiraho ibyo birangiriraho. Nyuma batwereka groupe yinjira muri ya nyubako bagasangamo undi muryango ufunze. Batatanye ngo bashaka urufunguzo Zoe yabona kakabutagira ngo gafungura umuryango, agakanzeho. Aho kanya mu cyumba cyose no hanze witabwira. Zoe yahise yitegereza no kuri wa munara wo hanze abona hasohotseho urwego. Arangije abwira bagenzi be ko agiye kureba ngo nabo basigare bashaka urufunguzo. Nyuma y'umwanya munini Ben avumbura urufunguzo asaba Zoe kumanuka ngo bagende. Zoe nawe babwira ko yabonye inzira ya nyayo kandi ko afite icyizere ko ari bibasora hano. Twihuse, Zoe yaje gukomveka Rachel na Ben baramukurikira. Brian umutwe munini warabyanga yifatira inzira ye. Ben arimo azamuka rwego rutangira gusubira inyuma. Agezemo hagati rumurya intoki ahita amanuka amerwa n'umucanga. Tugiye kuri game ya kane, batwerekana Rachel na Zoe bisanga mu muhanda wa New York. Batangiye kwishima ko batsinze game. Brian ahita aza yiruka, ageze kuri cya kiryango binjiremo gihita cyifunga. Ababwira ko bakiri muri game, ndetse kuri asani igera kuri 0 harahitagwa imvura ya acid. Abakobwa bahise batangira gushakisha inzira, nyuma babona umuryango uri w'ingufuri. Brian yuriye hejuru asanga urufunguzo runagira abagenzi be habura amasegonda 30. Bafunguye cya kiryango bakomeze biranga iminota bari bafite ihita bashirana. Kubw'amahirwe hahita hamanuka igishitingi kibarinda ya mvura ya acid. Nyuma batwereka abakobwa bumva telefone isonera ku rundi ruhande. Bagiye kureba aho isonera basanga hafungishije umunyururu. Rachel bagira inama yo kutwikisha acid. Abakobwa bahise bashaka ikintu batega acid barangiye batwika wa munyururu. Binjiye imbere bafata fone gusa ntiyagira umuntu bitaba. Zasohotse ngo arebe hanze abona icyapa kibasaba kwitaba kuri sonera ya 3. Babikoze, urugi rw'imodoka araho hanze ruhita rwifungura. Zoe yahise yinjira muri ya modoka arangiye asaba bagenzi be nabo kuza. Bagisohoka urugi rwa ya modoka ruhita rwongera rurifunga. Bahindukiye ngo basubire aho bavuye naho biranga. Abakobwa bamenya ko umunsi wabo wageze. Ya mvura ya acid yahise itangira kugwa maze abakobwa barayonga. Zoe nawe aho yari ari mu modoka baramumanura isanga mu kindi cyumba. Akangutse ahuza amaso nawe umukobwa twatangiranye filime yitwa Kerere, amubajije uwo ari we. Amubwira ko se yamufungiranye aha hantu akamuhatiriza ku designing izi game. Twihuse, Kerere yabwiye Zoe ko ashaka kumufasha gusohoka muri iki cyumba. Kungurana yuko nawe arahitamo Ben yakije muri wa mucanga. Kerere yahise amwereka Ben gusa bodyguard zase zihita ziramutwara. Barangiye bafata Ben amujugunya muri asabona twatangiremo filime. Kerere yabonye atasaba Zoe ko bagira vuba mbere yuko nawe bamutwara, maze abakobwa bakorera hamwe. Nyuma y'akanya bavumbura code. Nyuma batwereka Kerere ahura na se agiye gusohoka. Sarangiye ahita atangira kumwita umugambanyi. Arangaye bodyguard ya Kerere ihita imurasa. Kerere nawe amusunikira muri cya cyumba. Kerere na Zoe bahise bafata inzira barabanza bajya gukiza Ben. Bamaze kumukiza Kerere abwira Zoe ko Ben ari muri ya nyubako twatangiye bajyaho. Zoe amaze kugenda Kerere asubira kuri se batangira gushwana. Duhita tumenya ko izi game zose uyu mwana ari we wazishushanyaga, ndetse ko yanishenyera amufataga nabi kugira ngo yereke se uburyo amurenzeho. Kanda hano urebe igice cya mbere cy'iyi filime nimba utarakirebye.